n'abanyamuryango b'itorero Zion Temple turakumenyesha ko uhereye uyu munsi wambuwe inshingano z'ubushumba ukaba unahagaritswe ku mirimo yose ikorerwa mu itorero Zion Temple kubera imyitwarire mibi wagaragaje ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021 ubwo wasezeranaga n'umugore wa kabiri ufite undi mugore musanganywe kandi uzi neza ko bitemewe n'ijambo ry'Imana n'amabwiriza y'itorero rya Zion Temple. Mugire amahoro y'Imana. Kandi muri rusange muri iki kiganiro turaganira nk'umuvugizi wa Zion Temple Celebration Center. Yasezeranye n'umugore mu itorero ariko batarasezeranye mu murenge, babyarana abana 4, nyuma aza kumuta asezerana n'undi mugore nawe ngo wari umukristo we aho ngaho nyine mu itorero rya Zion Temple. Twarayikurikiranye abantu kuyobokamana TV barayibonye, ntabwo ndi bubitindeho cyane. Noneho abantu baribaza ni gute Zion Temple yashingiye umupasiteri utarasezeranye mu murenge, ni ku umuntu nk'uri ukora ibintu nka biriya ni pasiteri gute, ese nyuma ya biri itorero rirabivugaho iki? Turamushimira rwose n'abakristo barabimbwiye rwose yarakoze, yabwirije ubutumwa bwiza, asengera abantu, arabatiza, arashyingira. Si n'umwana twareze, ntabwo ari umwana. Aposo yabwirije ubutumwa bwiza ngo yizere, amurere, amwaferimise. Reka nkoresha iyi terime, ntacyo bazantwara, yari nka adoptive muri Zion. Yego. Twaramwadobuse ariko sitwe twamubyaye, sitwe twamureze, cyakora twaramwemeye, atubera umwana twemera, turamwintegra nkuko najya handi cyangwa nkagira undi muntu kamushyira mu muryango wanjye. Rimwe na rimwe rero hari igihe umuntu ataba afite ADN yanjye. Kuba namwemeye mu buryo bw'amategeko ntibihita bituma ngira ADN. Abantu bavuga ngo Zion uriya ntabwo ari produit, ntabwo ari product ya authentic word ministry. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira. Reka ntangire mbasuhuza muherereye hose, abari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali no mu bindi bihugu by'umugabane wa Afurika, yaba ari ibyegereye u Rwanda ndetse n'ibiri kure yaryo. Tukagenda mu bihugu bitandukanye byo mu yindi migabane, i Burayi, muri Amerika, muri Canada, Australia, ndetse no ku mugabane wa Aziya. Mwese turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye, ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana yatabaye abandi zagutabara nawe, kuko ntabwo ari wowe izigirizaho nkana, naho wowe rero uri mu bisubizo byawe. Umenye ko ari cyo gihurimo, ariko ko nibibi bishobora kuza. Koresha neza amahirwe ufite, utabara abababaye, kuko Yesu yavuze ko abajyana nawe gutabara abandi bagabana umugisha w'Imana. Reka twakire uyu mutumirwa wacu tugiye kuganira. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe cyane. Amen. Twishimiye cyane kubakira kuri kamera za Iyobokamana TV. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Amen. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro. Nitwa Twizere Jean Baptiste, nkaba ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi muri rusange muri iki kiganiro turaganira nk'umuvugizi wa Zion Temple Celebration Center. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Mwabyumvise turi kumwe na Evangeliste Baptiste, ariko tukaba turi kumwe nawe nk'umuvugizi w'itorero rya Zion Temple Celebration Center. Nkuko abivuze nyine, iyo urivuze cyane cyane abantu bahita bumva Apotre Gitwaza CEO. Ni CEO, ni founder, ni wenda reka mbihereho nk'ikibazo ahubwo buriya ni CEO, ni founder, ni ubundi abafatwa harya buriya gute? Ntabwo ari CEO kuko Zion ntabwo ari company. Ntabwo ari company, si ikigo cy'ubucuruzi, si ikigo kigira, ahubwo ni
umubyeyi, ni vizioneri. Ni vizioneri wahawe iyerekwa n'Imana ryo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko abicishije mu izina ryitwa Authentic Word Ministry. Buriya mburireho no kubivuga, Authentic Word Ministry niyo apostle yaherewe iyerekwa, ariko ahabwa iyerekwa yo gutunganya umugeni wa Kristo mu buryo bwuzuye. Muri uko gutunganya umugeni wa Kristo rero mu buryo bwuzuye, iyo tureba umugeni wa Kristo agirwa n'iki? Agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Umwuka utungwa n'ibiva mu ijuru, ubugingo bwuzuyemo amarangamutima y'amagambo tubwira abantu meza cyangwa mabi. Ameza akabubaka, amabi akabakomeretsa. Amateka yacu twaciyemo y'ubukene, yo kuburara no kwambara ubusa akomeretsa ubugingo. Uko abantu badututse, uko batwishe amazina bikomeretsa ubugingo. Rero umugeni wa Kristo akwiye gutunganywa mu buryo bw'ubugingo kugira ngo agire amarangamutima meza. Igice cya gatatu ni umubiri. Umubiri turarya, tukanywa, tukambara, tugatura ahantu heza. Ntibishoboka rero kuba umugeni wa Kristo udafite imibereho myiza. Niyo mpamvu Kristo yaje kuvuga ngo nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo, ndetse ubugingo bwinshi. Nuvuga ngo umwuka yuri muzima utegeka amarangamutima akaba mazima. Amarangamutima mazima ari mu mwuka, arema umubiri muzima. Rero niyo mpamvu muri Authentic Word Ministry harimo amashami abiri. Harimo ishami ryitwa Zion Temple Celebration Center. Iryo ridiringa n'iby'umwuka. Ni ukuvuga ngo rifite intego ivuga ngo guhindura ubuturo bw'Uwiteka aho turi. Burya iyo umuntu yakijijwe agomba gutransforminga aho ari hagahinduka ubuturo bw'Uwiteka. Ubuturo bw'Uwiteka rero bivuze iki? Iyo tuvuze Zion tuba tuvuze umusozi w'Imana. Celebration aho kuramiriza no guhimbaza no kwishima. Center naho ibyo byose nyine bihuriye. Hakaza irindi shami rero rishinzwe iterambere. Iryo ngiryo ridiringa n'ibikorwa by'iterambere, kubaka amashuri, amavuriro, gufasha imfubyi n'abapfakazi, ku business, kuko abakozi b'Imana n'abana b'Imana bakeneye amafaranga. Bakeneye amafaranga kugira ngo babeho. Hari umugabo umwe wavuze ngo amafaranga ni amapine ya ministeri. So rero iyo ukirijwe muri Authentic Word Ministry, iyerekwa apostle yahawe ni iryo gutuma turamya Imana, ariko twava kuyiramya tukarya neza, tukaryama ahantu heza, tukajyana mu mubiri mwiza, tukagenda mu modoka, tukagira. Hari abantu rero bajya babyitiranya, bashaka amafaranga bakajya kanyarira. Kanyarira ntihaba amafaranga. Kanyarira wahahurira n'Imana, ariko ntabwo wahashakira amafaranga. Kandi ngo ushobora kujya ahubwo hari abantu bamwe niba ngo bahita muri peneri. Noneho ugasanga umuntu arashaka umugabo, yamara gushaka kujya gusengera umugabo akajya mu buvumo, akabura kujya aho abasore bari. Akabura kujya gushaka abasore. Rero iyerekwa Imana yahaye apostle iravuga ngo ushaka kuramya no guhimbaza Imana najye muri Zion Temple Celebration Center. Ushaka gutera imbere nakorere mu ishami rya Ada. Noneho byombi bikazamuka bikayoborwa n'icyo twita umurimo w'ijambo ry'ukuri. Zion kuramya Imana no kuyihimbaza bizayoborwa n'ijambo. Authentic Word Ministry. Gutera imbere ngo uyo ministeri iryo shami rindi ni Ada, Authentic Development Agency. Nuvuga ngo umukristo cyangwa se iyerekwa Imana yahaye apostle ni iyerekwa riri holistic. Ni iyerekwa rituma twizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Kumwizera nk'umukiza muri Zion Temple Celebration Center, kumwizera nk'umwami muri Authentic Development Agency, kuko umwami aratunga, akarya, akagaba, akagira, kandi umukiza, umwami w'umugezi imbere arakiza. Muri make nuko uzi ko hari ibintu byinshi nsobanukiwe, ngira ngo n'abantu badukurikiye, dore ko twabanyamakuru tuba tubariza abantu burya, ngira ngo barasobanukiwe cyane rwose. Umuntu rero wenda tutarava kuri icyo kintu mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina cyangwa muri topic y'umunsi, muri Ada
ni nk'ibihe bikorwa buriya harya Zion Temple umuntu avuze ati mu kwita mu iterambere ry'ubuzima ubwo no kwita ku mubiri nibyo mvuga nihe bikorwa buriya Zion Temple wenda byaha hafi ushobora kuvuga ati burya ati mwayo ministeri hakorewe mwibi nibi ho gatoya wenda kugira ngo abantu badukurikiye babashe kubisobanukirwa neza icyo uri kuvuga. Muri ada harimo ishami ry'amashuri kugeza uyu munsi Authentic Word Ministry ibicishije muri ada tumaze kubaka ibigo by'amashuri 7 mu gihugu. Nuvuga ngo dufite ikigo cya amashuri yacu yose yitwa Authentic International Academy. Ibyo wacu ni authentic. Byose biri authentic. Nuvuga ngo Authentic International Academy aho iri Kicukiro, iri Rwamagana, iri Kayonza, iri Nyagatare, iri Rubengera, ariko dufite na gahunda yuko aho iriho aho amaparuwasi yacu yose ari hagomba kuba n'iryo shuri. Kubera iki? Bibiri iravuga ngo abantu banje barimbutse bazize kutamenya. So tugomba kwiga. Education ni umusozi. Umuhanga umwe yaravuze ngo niba ushaka guhindura isi education uburezi niyo ntwari ikomeye yo guhindura isi. Ariko ubwo ayo mashuri mvuze ya Authentic ibyo bigo 7 ni biri hano kuko no muri Amerika tuhafite ayo mashuri. Dufite ishuri rya Authentic International Academy ishami rya Amerika. Ikindi dufite centre de santé mu buvuzi. Mu buvuzi urabizi ko twebwe dufite imisozi 7 niyo dukoreraho. Yerekwa rya Authentic Word Ministry respondinga ku misozi 7. Nuvuga ngo umusozi wa kabiri rero nako ikindi kiterambere n'ubuzima. Ubuzima dufite Betsaida, centre de santé ya Betsaida iri hano Kicukiro. Nuvuga ngo mu gihugu hose tuzubakamo ibitaro, amavuriro byitwa centre de Betsaida. Ariko uko tuvuze mu Rwanda, muri Kongo dufiteyo ibitaro ama hopitale nayo kandi asavinga mu rwego rwo kugira ngo abantu babone ubugingo ndetse ubugingo bwinshi. Mwitangazamakuru urabizi ko dufite Authentic TV na Authentic Radio. Iyo nayo ikora kugira ngo igeze abantu ho ubutumwa bwiza. Cyo nacyo ni ikiterambere. Dufite icyo bita club y'abacuruzi muri business twita Authentic Business Club y'abacuruzi. Duhuriza abacuruzi hamwe tukababwira ngo kugira ngo mubone umugisha. Bibiliya mugomba kuzana amahame y'ubumana mu bucuruzi. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ingororano y'umukiranutsi ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Kugira ngo dutere imbere tugere aho tugomba kugera nuko tugira dukiranuka. Dufite rero iyo club y'abacuruzi nayo yatangijwe na Authentic Word Ministry. Dufite conference ujya wumva ya Afrika haguruka. Iriya conference ya Afrika haguruka burya meetinga muri leadership kugira ngo abantu bamenye ko umuntu ashobora kuba umuyobozi mwiza yubaha Imana. Nta na rimwe abantu bazatera imbere, nta na rimwe politiki izagenda neza, nta na rimwe amahoro azaboneka mu gihe cyose abantu bazayobora ikiretse igihe abantu bayoboye bakurikije amahame y'ijambo ry'Imana. Dufite imishinga ifasha imfubyi n'abapfakazi, cyane cyane imishinga ifasha abantu baturuka mu miryango ikennye. Zion Temple ariko iterwa inkunga na Compassion International. Iyo mishinga nayo iri mu gihugu hatandukanye. Hari uri Rwamagana, Mwurire, hari uri Nyagatare, hari uri Karangazi n'ahandi duteganya kugenda dufungura iyo mishinga. Tugira rero projet yo gufasha gusubiza mu buzima holistic transformation y'abakobwa babyariye iwabo, batewe inda zitateganijwe. Tuyita Hagari family, Hagari ministry. Hagari urabizi ko Hagari yari umunyagano wavanywe mu Egiputa, aragenda ajya kubana na Abrahamu. Nyuma yuko Abrahamu maze kubura umwana, Sara abwira wa mukozi ati genda muryamane na Abrahamu mumbyarira umwana. Ariko amaze kumubyara asubira inyuma agira ute
aramwirukana. Rero abantu batewe ziriya nda basenyuka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa ekonomi, mu buryo buri morale, mu buryo buri sociology, kuko bahabwa akato. Zion Temple rero bicishije muri Authentic Word Ministry ibakorera icyo bita holistic transformation, ikabagarura. Dufite icyo bita ikigo imishinga ifasha abana bavutse bafite ubumuga, bavukanye ubumuga bwo mu mutwe. Nuvuga ngo abantu benshi dushingiye kwa kiriya cyanditswe, umuntu wabonye umwana wamugaye akabaza ati suriya niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be. Avuga ati hoya, ntabwo uyu ari wakoze icyaha, ntabwo ari ababyeyi be, ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Nuvuga ngo abantu benshi babyara abana bakuva batewe ipfunwe nuko babyara abana bafite ibibazo mental disability. Rero tubicishije mu mushinga twita tubarere n'abana nk'abandi, tubiteho tubarere n'abana nk'abandi. Dufite umushinga usubiza mu buzima busanzwe bano bakobwa bicuruza, nyuma yo kubabwiriza, nyuma yo kubabwira ubutumwa bwiza tubicishije muri sosiyale y'itorero. Tufite imishinga ibafasha. Igitangaje rero ntabwo abantu benshi bumva Zion bakagira nyine ngo ni Zion yubatse hari, ariko ubundi iyerekwa ryahawe aposo ni irya Authentic Word Ministry, kandi iryo yerekwa ni iryo kuzana holistic transformation. Aho igeze hakaba ubuturo bw'Uwiteka. Amen. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Aduhaye gato ku bikorwa cyangwa dusobanuriye icyo Authentic Word Ministries ari iki. Abantu bajyaga bavuga Authentic Word Ministries, Zion Temple Celebration, ibihu gutya, ariko ngira ngo uwibazaga icyo arasobanukiwe cyane. Reka rero turi muri ya holistic cyangwa guhindura aho turi nyine ubuturo bw'Uwiteka. Mu minsi yashize Iyobokamana TV dufite inkuru twagiyemo, bari baduhamagaye nk'uko n'ubundi baduhamagara mu zindi. Ni inkuru ijyanye n'umupasiteri mu itorero rya Zion Temple wasezeranye n'umugore mu itorero, ariko batarasezeranye mu murenge, babyarana abana 4. Nyuma aza kumuta, asezerana n'undi mugore nawe ngo wari umukristo we aho ngaho nyine mu itorero rya Zion Temple. Twarayikurikiranye abantu Iyobokamana TV barayibonye, ntabwo ndi bubitindeho cyane. Noneho abantu baribaza ni gute Zion Temple yashingiye umupasiteri utarasezeranye mu murenge, ni ku umuntu nk'uri ukora ibintu nka biriya ni pasiteri gute? Ese nyuma ya biri itorero rirabivugaho iki? Nicyo cyatumye rero tumbahamagara kugira ngo mubashe kuduha umucyo, wenda munatubwire ikiba kigiye gukurikira wenda ku muntu wagize esheke nka kuriya. Murakoze cyane, kandi nangira nkuru narayibonye. Yarambabaje. Ni ishyano. Navuga ngo ni ishyano ryagwiriye itorero, ni ishyano ryagwiriye igihugu, ni ishyano ryagwiriye umuryango. Ariko nabwo si iherezo. Ntabwo ari iherezo. Burya ishyano ari igihe ricika umurizo. Bajya bavuga, Abanyarwanda bajya bavuga ngo ishyano ryacitse umurizo. Buryo ryacitse umurizo, ngo inyoni bigeze kuyifata irimo iguruka, umuntu agiye kuyihiga ngo ayifashe ayifata umurizo, ngo urapfuka. Ngo iguruka ivuga ataho, ati ikibazo, ati icyari kuba kibigwa nuko ari gufata agahanga, naho umurizo wo nzamera undi. Ni ishyano rero ryagwiriye umuryango, ni ishyano ryagwiriye itorero, ni ishyano ryagwiriye igihugu muri rusange. Ariko ndagira ngo ntanga umucyo kw'iki kintu. Uriya mugabo bita ntacyo bazantwara Jean Baptiste, mu by'ukuri ntabwo ari Zion yamushingiye. Nk'uko wabibonye ku cyangombwa kuri attestation de mariage, uriya mugabo yashingiriwe mu itorero yabagamo ryitwaga Church of God in Jesus Christ. Yego nibyo. Nuvuga ngo yaje muri Zion nk'umukristo, nk'uko twahuriye kuri Baoba, ukambwira ko uri umukozi w'Imana, nanjye nkakubwira ko ndi umukozi w'Imana, tukaganira tukumva tuvuga ibyanditswe twembi. Noneho twanareba ubuhamya bwaho uturutse, ukaduha rekomandasiyo y'aho wavuye, ndetse
twanagutuma ngo tuzanire ibyangombwa ibi ukatubwira ati rwose biruzuye. Ntabwo rero ari Zayoni yagize ute yamushyingiye. Ni ukuvuga ngo yamwakiriye nk'umukirisitu. Kandi Joel ntarajya kure, hari ikintu abantu bagomba kubanza kumenya. Kuba umuntu yari umukirisitu none ejo akagwa cyangwa akagira intege nke, ntibivuze ko uwo muntu atigeze agira ibihe byiza bya gikristo. Hoya rwose kabisa. Kuba rero twarahuye uri umukirisitu, uyu munsi tukaba duhuye uri umwicanyi, ntibivuze yuko nagize amateka mu bwicanyi bwawe. Ngewe icyo nzi ni ubukristo bwawe. Yego, nibyo uvuga birumvikana. Kandi icya kabiri ni uko turi mu isi, nta muntu n'umwe uragera ahantu Satani atageze imyanda. Icyo ngicyo tubaze tugire. Nabonye muri komenti hari abantu bavuze ibintu byinshi, baravuga uriya mu Pasiteri. Mu by'ukuri pe yakoze ishyano, nanjye ndabyemera. Kandi yakoze ishyano rizamugaruka. Ritamugarukiwe nuko imbabazi z'Imana zamuvuyeho, ahubwo bimugarukiye yuko yabibye imbuto mbi. Yego. Ngewe ishyano mbona rikomeye ni uguta ibibondo bingana kuriya. Ishyano mbona rikomeye yakoze ni ugusiga umuntu basangiye urukundo, bagasangira ubuzima, naho imbabazi z'Imana zo ziracyahari. Icyo ngicyo rero nicyo ngomba ngira abantu. Ntabwo ari twe twamushyingiye. Ntabwo ari Zayoni yamushyingiye. Yaje muri Zayoni ari umukirisitu ufite caca ayoboye. Yari yarabaye pasiteri. Ufite caca ayoboye. Hahandi yashyingiriwe, yari yahimikiwe n'ubupasiteri. Hahandi yashyingiriwe yari yarahawe inshingano zo kuyobora itorero. Kuko aza muri Zayoni yazanye n'iryo torero. Atubwira ati ngewe ndabona kuyobora itorero bingoye, naratangiye, amashami yacu arahari, ariko ndashaka kuba affiliated kuri Zayoni. Nuvuga rero ngo icyo Zayoni yakoze ni ukumuha welcome no kumwanoyentinga nk'umushumba wemewe muri Zayoni. Ahubwo uvuga wenda ku byo kumwanoyentinga, hari igihe nigeze kumva Apotre Gitwaza avuga yuko dushobora gukoresha ubupasiteri utarimikiwe, atimitse, cyangwa ndabivuga gute, atasengeye. Noneho uriya nubwo yari yarimitswe ahandi, ariko hari umuhango wenda wo kumwakira wabaye. Uwo muhango wo kumwakira warabaye. Nuvuga ngo amaze kwinjira muri Zayoni, yinjiriye muri paruwase ya Mahoko. Yego. Ni ukuvuga ngo aho yaragiye, aho yabaye, yahakoze umurimo w'Imana. Amaze kugira itsinda, araza ajoyininga Zayoni. Ajoyininze Zayoni muri wa murongo tugira, muri ya doctrine yacu tugira. Nuvuga ngo twebwe imyemerere yacu twemera ko twizeye umwami umwe, ariko tukaba dukorera mu mayerekwa atandukanye. Iyerekwa rya ADPR siryo yerekwa rya Zayoni, iyerekwa rya Zayoni siryo yerekwa rya Anglikani. Nubwo dushobora kujya kuba dufite icyerekezo kimwe. Niyo mpamvu rero iyo uje muri Zayoni turakwakira, kandi tukongera tukagusengera, bitavuze ko dutesheje agaciro aho wasengewe, ahubwo turagukomeza. Ni ngoga navuga ngo tuguha karibu mu muryango wacu wa Authentic Word Ministry. Icyo nicyo cyabaye rero kuri uriya mugabo. Kandi akimara kujyamo, akimara kwinjira muri Zayoni, yarakoze. Turamushimira rwose. N'abakristo barabimbwiye rwose. Yarakoze. Yabwirije ubutumwa bwiza, asengera abantu, arabatiza, arashyingira. Ibyo yakoze ntitubigaye. Icyo tugaya ni intege nke yagize zo gutatira indahiro, zo gutatira iyerekwa ryacu, yo gutatira amahame yacu. Rero abari bagize abavugaga mwamushyingiye ubwo bamushyingiye babisobanukirwe. Icya kabiri, si n'umwana twareze. Ntabwo ari umwana Aposo yabwirije ubutumwa bwiza ngo yizere, amurere, amwaferimise. Reka nkoreshe iyi terime, ntacyo bazantwara. Yari nka adoptive muri Zayoni.
yego twaramwadobuse ariko si twe twamubyaye, twe twamureze, cyakora twaramwemeye, atubera umwana twemera, turamwintegra nkuko najya ahandi cyangwa nkagira undi muntu kamushyira mu muryango wanjye. Rimwe na rimwe rero hari igihe umuntu ataba afite ADN yanjye, kuba namwemeye mu buryo bw'amategeko ntibihita bituma ngira ADN. Abantu bavuga ngo Zion uriya ntabwo ari produit, ntabwo ari product ya authentic word ministry, yakuriye ahandi, cyakora tuza kugera igihe turamwadobuta, tumwakiriye, tumwemera mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu twamusengeye kugira ngo yemere kuyobora aho ngaho abo umwana wacu. Icyo ngicyo nacyo abantu bacyumve neza ko atari twe twamureze, bitavuze ko abo twareze batabikora, nabo babikora. Ariko none icyo turi kuvuga kano kanya, uriya si produit ya Zion, ntabwo ari produit ya Zion abari babizamutseho n'ubundi abapasiteri bo muri Zion pararara ibintu n'ibindi oya. Noneho rero warumbajije ngo ese itorero ryabifashe rite. Ariko mbere wenda yo kunsubiza uko mwabifashe, ndagira menya buriya hari ukuntu ikintu kiba ariko ari umusaruro w'ibindi byabanje mbere. Buriya byarabatunguye kuri we kubona inkuru nk'iriya, cyangwa n'ubundi hari kwihanangirizwa wenda ku makosa yaba yarabanje kujya akora, wenda yaba yarabayeho. Nganira n'umushumba w'Irubavu Felix, Pastor, yambwiye ko yagerageje kubunga we n'umugore mbere yuko biriya biba nyirizina, ariko Pasiteri aranangira, avuga ko yafashe icyemezo, ndetse avuga ko n'inshingano aho kugira ngo ahindukire yakwemera kuzirekura. Felix yarabimbwiye, ari we wanagize uruhare mu kunyafegita ku muvugizi w'itorero, reka mushimire cyane. Noneho umuntu yakwibaza rero, byarabatunguye gutyo mu itorero, cyangwa na mbere hari hagiye habaho wenda ko mwari mwabanje kugoragoza? Wenda byaradutunguye, ntabwo twari tuzi ko buriya hari abantu bakora ibintu byabo bacecetse. Byaradutunguye. Cyakora kuvuga ngo byaradutunguye ni igihe twabimenyeye n'igihe yabikoreye. Yarabyihutishije, kuko ari igihe umuntu akubwira atari ko hariya haracumba umwotsi, kavuga ati ubwo hacumbye umwotsi umuriro nturagira ute, nturagurumana, reka nze njye kuzimya, wenda bizagira ute, bizabana. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ntazibana zidaterana iki amahembe. Nuvuga ngo aho ngubwira ko byadutunguye nuko hagati yuko tumenye iyo myitwarire nuko akoze biriya, ntabwo haciye mu igihe, ku buryo twebwe mu nshingano ijambo ry'Imana ratubwira ngo mwene so nagira intege nke uzamuhugure, uzamwegere, umwigishe, umuhugure. Niyanga kumva umushakira bandi bene se babiri mumuhugure. Niyanga kumva muzamuteze itorero. Niyanga kumva muzamwitandukanye. Noneho rero we twabimenye, umudamu yabibwiye nk'uko yabikubwiye, umudamu yabibwiye Felix ko hari bitagenda neza mu rugo, ko hari bitagenda neza mu muryango. Felix atega amatwi umudamu, ahamagara umugabo nawe amutega amatwi. Nizo nshingano z'ubuyobozi bw'itorero. Noneho aza kuza kubahamagara, bombi abatega amatwi, mu gihe tukiri gutekereza ko inama turi kubagira icyo zikora. Tubona inkuru kwiyobokamana irasakaye. Urumva rero ku ruhande rumwe byaradutunguye, kubera ko tugira imiryango igirana ibibazo, tukayigira inama, tukajya kubona tubona bya bibazo birakunze birakemutse. Ntabwo twigeze twiyatanda ko umuntu wahawe inshingano zikomeye ashobora gukora skando imeze nk'iyo yakoze.
biriya byarabaye, abantu barabyakiriye, barabibonye, ahubwo ikiri kwibazwa ni ikigiye gukurikira. Nk'itorero rikora iki iyo bigenze gutya? Uriya mupasiteri arakomeza ayobore ziriya ntama se, aziramuyoboka yakoze. Nabonaga abakristo barakaye cyane, bavuga ati ntabwo byumvikana, ati kwitwaza ko babananye batarasezeranye mu murenge, agakora ikosa nk'iri n'indahiro yari irahiye imbere y'Imana akazitatira mbese ubona abakristo basa nabyivumbuye bitewe n'ibintu umuntu akoze batayabyegispektingaga. Itorero ryo rikurikizaho iki iyo bigenze kuri iyi? Reka mpere kuri icyo kintu cy'abakristo. Abakristo bazayo ni tempo n'abandi bose basenga nabaza kubagira iyi nama. Kristo ni utajya uhinduka. Bagomba guhanga amaso kuri Kristo kuruta kuyahanga abantu. Icya kabiri, bakamenya ko iyo umuntu yahindutse yari umukozi w'Imana, Imana yamukoreshaga itahindutse. Nuvuga ngo uwahindutse niwe n'umuntu, ariko umukozi w'Imana ntabwo yagize ute, ntabwo yahindutse. Icyo ngicyo mu marangamutima ntibyabura kutubabaza, ntibyabura kugira gute, ariko nabonyemo abari kuvuga ngo ubuse tuzongera tujye kwigaburo, ubuse tuzongera turirimbe, ubuse tuzongera dusenge, ubuse Bibiliya iravuga ngo igiti cyose kitatewe n'Imana izakirandura. Kandi hari feza zo kurandura ibyo biti, ziratandukanye. None haranduwe igiti cya ntacyo bazantwara, hazarandurwa igiti kindi. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko bagomba kumenya yuko umurimo w'ukuri, authentic word ministry, iracyahari ntiyahindutse. Authentic word ministry zayo ni tempo, ntabwo ariyo yataye urugo, ntabwo ariyo yashingiwe n'undi mugore, ntabwo. Kandi Imana yabwiye Eliya ngo haracyari abandi batapfukamiye Bayali. Cyo nabwira abo bakristo rero nibakomere, ahubwo bafata umwanya. Joel Nyankunda kuvuga ngo nabonye ubwoko kwisi bujya bupfusha ntiburire. Abakristo nitwe dupfusha ntiturire. Buriya abakristo ba ntacyo bazantwara bari bakwiye kwambara ibigunira, bakarira, bakaboroga kuko bapfushije. Ariko usanga akenshi abakristo dupfusha ntiturire, aho ugasanga urupfu twarushyizeho komanteri nyinshi. Buriya ntacyo bazantwara, iriya ni sinye y'urupfu. Abakristo be rero bari bakwiye gushaka uburyo abakristo b'itorero yagira gute, yayoboraga, bari bakwiye gufata umwanya bakagira ute, bakamusengera. Icya kabiri warumbajije, atese umuntu wataye umugore basezeranye adakwiye kwitwaza yuko batasezeranye mu murenge. Mu by'ukuri gusezerana mu murenge mu mategeko ni byiza, ni cyane rwose. Gusezerana mu itorero ni byiza, ariko dukwiye kumenya inzego zo gusezerana. Burya isezerano rya mbere rikomeye rigirwa hagati y'umugore n'umugabo, abantu babiri. Yego. Urya munsi bavugana ngo ndagukunda, tuzabana. Itorero leta iza ari umuhamya. Itorero riza rija guhesha umugisha ijambo abantu bagize ute, bemeranirwa, bavuganye. Ntacyo bazantwara rero. Yishe isezerano rikomeye yagiranye n'umugore, bakabyarana umwana wa mbere, bakongera bakaganira neza, bakabyarana uwa kabiri, bakongera bakaganira neza, bakaganira uwa gatatu, bakongera bakaganira neza, bakabyara uwa kane. Abo bana ni ikimenyetso cyo gukomeza isezerano bagize ute, bagiranye. Niko bimeze. Byonyine bariya bana ni ikimenyetso kiruta amasezerano ya leta, ni ikimenyetso kiruta amasezerano nayo mu rusengero. Gusa mu rusengero tugomba kubikora kugira ngo Yesu ajya kubatizwa na Yohana. Yohana aramubaje ati ntibikwiye ko nkubatiza. Wari kwese aramubwira ngo bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Nuvuga ngo tujya mu murenge, tukajya mu itorero kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Ariko gukiranuka kuba kuri mu magambo twavuganye twiherereye. Ntacyo bazantwara rero yahemukiye uriya mugore, kandi n'abandi bagabo bose bameze nka ntacyo bazantwara bahemukira abagore babo. Uwitwaza ko nta sezerano bagiranye, isezerano bararigiranye, umunsi bahura bakaganira. Niko bimeze. Itorero rero uravuga ati ese murabifata gute? Tugaruke rero mu mahame n'amabwiriza
y'itorero. Yes. Nuvuga ngo itorero iyo dusomye ibyanditswe byera icyanditswe muri Petero kiratubwira ngo ibikwiye kuranga umuntu ukwiye kuba umudiyakoni. Icyambere agomba kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Icya kabiri atari umusinzi wa vino. Icya gatatu atari rukoni. Icya kane azi gutwara neza abo mu nzu ye. Itorero rya mbere riba mu muryango. Ntabwo rero itorero ryo mu muryango ryakunanira ngo ushobore itorero ryo hanze. Nuvuga ngo ibyemezo itorero ryamufatiye, ngira ngo abanyamakuru muzi gushaka amakuru cyane mwa muri kwibarisha mwa mwamaze no kubimenya. Itorero ryafashe umwanzuro, imyanzuro itatu. Umwanzuro wa mbere ni uwo kwaka ntacyo bazantwara inshingano zo kuba pasiteri. Yego, birashoboka. Iyo tuvuze ku kwaka inshingano zo kuba pasiteri, ni ukuvuga ngo tukwaka amavuta twagusutseho, tukakwaka amasezerano wagiranye n'itorero, tukakwaka seretifika twaguhaye. Kuko iyo tumaze kugusengera, ngira ngo urabizi ko amatorero aba afite umbrellas. Yego, ndabizi. Nk'iyacu nka Zion Temple riri muri Evangelical Alliance. Yego. Nuvuga ngo iyo tuguhaye rikongera rikaba umunyamuryango w'itorero ry'intumwa ku isi. Nuvuga ngo iyo dusengeye umupasiteri, aposo akamworudona, akamusiga amavuta, akamuha seretifika, akamwambika umusaraba, abavuze ngo wemerewe gukora umurimo w'Imana muri alliance evangelique hano mu Rwanda no ku isi hose aho uzagera. Iyi seretifika yawe izagutambutsa nk'umupasiteri uri mu rugaga rw'amatorero y'intumwa ku isi. Iyo tuvuze rero ngo tukwambuye inshingano, ibyo twagwaye tuba tuyikwambuye. Yego, nuvuga ngo ntabwo ubu ukiri ntubukemewe. Yes. Icya kabiri twamuhagaritse, itorero ryamuhagaritse ku buyobozi bwo kuba umushumba w'itorero yashumbaga. Icya gatatu twamuhagaritse ku mihango yemererwa umukristo. Iyo ni iyihe? Kwegera ameza y'umwami, kuba yabyara akabatirisha, kuba yagira ibi n'ibi. Reka wenda mvuge ntihagira abanyumva nabi, anapfuye uyu munsi twamusezeraho nk'umuvandimwe twabyaranye mu mubiri, ariko ntitwamusezeraho nk'umuvandimwe muri Kristo Yesu. Ndumva mwamufatiye ingamba. Nibyo ibyo uvuga nibyo. Hari ibaruwa iyobokamana dufitiye kopi, wenda kugira ngo abantu babyumve neza, ngira ngo mwanyemerera wenda nkayisomaho gatoya. Ni ibaruwa rero ifite umutwe Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center, Kigali, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2021. Bwana ntacyo bazantwara Jean Baptiste. Impamvu guhagarikwa no kwamburwa inshingano. Ni wo mutwe w'ibaruwa uvuga dushingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana no ku mategeko n'amabwiriza agenga imikorere n'imyitwarire y'abakozi b'Imana n'abanyamuryango b'itorero Zion Temple, turakumenyesha ko uhereye uyu munsi wambuwe inshingano z'ubushumba, ukaba unahagaritswe ku mirimo yose ikorerwa mu itorero Zion Temple kubera imyitwarire mibi wagaragaje ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021, ubwo wasezeranaga n'umugore wa kabiri ufite undi mugore musanganywe kandi uzi neza ko bitemewe n'ijambo ry'Imana n'amabwiriza y'itorero rya Zion Temple. Mugire amahoro y'Imana. Pastor Kanyangoga Jean Bosco, umuvugizi wungirije w'itorero rya Zion Temple Celebration Center cyangwa y'umuryango wa Zion Temple Celebration Center. Ubwo n'umuvugizi wungirije ku isi
yes ni umuvugizi wungirije ku isi. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Aho ngaho mbaza nshyireho ikintu nabwo abantu batazabyitiranya. Iyo tuvuze umuvugizi hari icyo twita spokesperson. Nuvuga nuhandoringa ibibazo usubiza public usubiza porte parole. Yego birumvikana. None iyo tuvuze umuvugizi uwo ngo nka Kanyanguga n'umuyobozi wungirije representative wungirije n'umuyobozi wungirije. Okay. Ngira ngo abantu barabyumvisha mbese ni nko kuvuga ngo hejuru y'uyu undi wasinya hana Apotre Gitwaza. Uvuga ngo kubera ko adahari ni Kanyanguga ni ugomba gusinya. Ariko ngira ngo nubona abayahawe akoro na Apotre nyine abakuka ababizi. Ibyo yakoze ibyo umuvugizi wungirije yakoze yabikoze mu izina rya Zion Temple Celebration Center. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Icyo rero nicyo cyakurikiye nkuko uyu nguyu turi kumwe ayabisobanuye. Hari ikindi kibazo wenda umuntu yakwibaza. Uriya mu mama twaraganiriye atubwira ingorane ze, atubwira ko yibaza iby'abana kwiga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Buriya wenda nk'iyo bigenze kuriya uko byagenda kose uhagaritswe buriya umuntu yavuga ko ari umugabo dore ko ari wowe wakoze n'amakosa, ariko mama Pasiteri n'abana be aracyari nk'umukristo nyine w'itorero rya Zion Temple. Buriya nk'itorero wenda tuvuye mu isi y'umwuka cyangwa muri rwa ruhande nyine rwa roho twavugaga, dore ubu nibyo twavugaga cyane, tukagaruka mu mubiri noneho bariya abana uriya mama, ese nk'itorero wenda rishobora kumufasha nk'ibiki wenda muri bizankingi mwavuze ziyobora itorero, dore ko harimo no kwita nyine ko no ku mubiri. Urakoze cyane. Uriya mugore n'abariya abana icyambere itorero ryavuga ni ukubihanganisha. Tubahaye pole. Nta kintu cyiza waha umwana nka se. Yego. Kuvuga ngo kuba umwana yabuze se isakamuta ku muhanda akagenda akandagara, nta kitorero ryaha umugore cyamusimburira umugabo. Ariko ikintu cya mbere nabanza kuvuga nkabwira uriya mudamu abana be n'abankurikiranye bose ni ijambo ryo muri Zaburi y'127 rivuga ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto zo mu nda nizo ngororano Uwiteka atanga, ngo kandi ngo abafite abameze ufite ikirimba cyuzuye imyambi, ngo kuko bazahanganira n'abanzi mu marembo. Uriya mugore afite umugisha. Yego. Kuko umugabo amusigiye abana 4 kandi beza. Icyambere rero ubutunzi bukomeye bw'uriya mugore buri mwabari y'abana. Icya kabiri icyo warumbajije ngo ni iki torero rizakora. Uriya mugore yinjiye n'abari y'abana binjiye mu bandi bantu benshi Zion yari isanzwe ifite bafashwaga nk'abatishoboye nk'abakene. Uriya mugore ntabwo azashyirwaho intention cyangwa azafashwa cyane kubera ko yari umugore wa Pasiteri wamutaye, kubera ko yari umugore wa Pasiteri watawe n'umugabo. Hoya azafashwa nk'uko n'abandi bose bakene bose bafashwa. Nidusanga umugabo amutaye ariko afite ibindi byatunga abana, tuzamuha counseling, tumubwire ngo dore uko wabyaza umusaruro, tumujyane muri rwa ruhande rwa ada, tumubwire ngo yes mu buryo bw'umwuka turagusana ibikomere, abashumba bazamusura bazamuganiriza, yongera abe ku buturo bw'Uwiteka, yongera agira umwuka wo kuramya no guhimbaza. Noneho tumubwire ngo okay mu buryo bwa ada dore uko bakora imishinga, dore uko byagenda, dore uko bagana banke, niba ufite ingwate banki ikakuguriza, niba ufite imirima dore uko wahinga, niba nta gishoro ufite dore uko wajya mu kibina ukagurizwa, nk'uko tubigirira abandi bose. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Reka wenda nkubaza ikibazo kiri pasono noneho nkawe nk'umukozi w'Imana. Muri iyi minsi mu miryango nyarwanda hagenda haboneka amakimbirane mu ngo. Umugore yewe biraba cyane, na nyuma y'iyo hasohotse n'ibindi, na mbere yaho muri Anglikani nabwo bashyigirwaga barwaniye mu ruseye. Mbese uri kubona ko ari ibintu bigeze nyine biri kuva ku makimbirane yo mu ngo. Ese nkawe nk'umwanalizateri
iyi nesheke y'itorero biri guterwa n'iki cyakorwa kugira ngo ibi bintu bigabanuke, cyane cyane abanyamadini n'amatorero bakora iki? Wenda avi yawe kuri icyo kibazo ni iyi. Icya mbere, Imana iha umwana umuryango. Nuvuga ngo uburere bwa mbere umwana abubonera mu muryango. Wa muryango nawo ukarerwa n'itorero. Niba uburere bwabuze mu muryango, nuko itorero ritareze. Cyangwa se niba uburere bwabuze mu muryango, nuko itorero ryareze rikarera umuntu utumva. Yes. Ariko warumbajije ngo ni iki bakwiye gukora. Mu by'ukuri abanyamadini n'abayobozi b'amatorero dukwiye gushyiraho porogaramu yihariye itegurira abenda kubaka imiryango. Nuvuga ngo nk'uko abana barererwa muri ekodime, twa dukwiye gutangira gushaka uburyo abantu bagira indangagaciro, kuko Imana buriya umuryango ni umushinga w'Imana. Impamvu Joel n'abankurikiye ubona mu miryango harimo ibibazo, nuko Satani izi ko izi institution zose ziriho zitaremwe n'Imana. Icyaremwe n'Imana ni umuryango. Yes, niyo mpamvu harimo ibibazo. Burya abantu bakora ibitero by'ubwiyahuzi ni gakeya bazarasa igisenge cy'inzu. Iyo bashaka kurasa inzu neza barasa fondasiyo, kuko iyo urashe fondasiyo niyo inzu iba igize ute yicayeho. Imana rero yaremye umuryango, umugisha Imana iwutangira mu muryango. Satani niyo mpamvu avuga ngo kugira ngo nzasenye itorero reka maze nsenye imiryango, kugira ngo nzasenye igihugu reka maze nsenye imiryango. Rero abakozi b'Imana, abayobozi b'amatorero bari bakwiye gushyiraho inyigisho, porogaramu yihariye yo gutegurira abakobwa n'abahungu kubaka imiryango. Nuvuga ngo bakavuga ngo umwana ugejeje imyaka wenda 12 tuzamwigisha ko ari umugabo, tumwigishe ko ameze gutya, tumwigishe inshingano z'abagabo, tumwigishe uburyo umuntu akwiye kugira. Umwana w'umukobwa tumwigishe ko yavutse ari umukobwa, impamvu Imana yamuvutse ari umukobwa. Nitugera ku myaka 16 dutangire tubigishe uburyo inshingano zikora. Noneho nitugera kuri cyagiye bajya gukora intuza kubaka umuryango, batangiye kutubwira ko bagiye gukora umushinga, dushyireho umwanya muremure wo kubigisha. Joel, uzasanga mu matorero yacu menshi ikintu abantu batindaho uyu musore agiye kurongora ni ibirori, ni party, ceremony de mariage. Ariko isakaramento rya mariage ntago baritindaho. Ugasanga pasiteri bamuzaniye itariki yo gushyingira, niyo ahora areba, akavuga ngo muzashyingirwa ryari? Ubwo ko mugiye uzashyingirwa nzabigisha mu byumweru 2 mugiye gushyingirwa. Ariko hari hakwiye gushyiraho programme, curriculum iri bye detaye, yigishwa abantu guhera mu bwangavu kugeza bagiye gushinga urugo. Nicyo kintu cyakemura iki kibazo. Ngira ngo ni inama nziza, kandi mu by'ukuri ibyo uvuze nibyo. Itorero hari icyo rikwiye gukora byanze bikunze kugira ngo ibi bibazo bigende bigabanuka. Turimo tugenda tugana ku musozo. Ni iki wabwira abakristo muri rusange b'itorero rya Zion Temple, ndetse n'uriya muryango nyine, ariko wagiye utangamo n'ubutumwa, ntabwo uri buze kuvuga byinshi ku byinshi wagiye ubigarukaho. Ikintu nabaza gutangaho ubutumwa ni ukubanza kubuha abagabo. Yego. Abagabo bagenzi banjye, abantu bakwiye gusoma umubwiriza igice cyaho cya 6. Mu mubwiriza igice cya 6 nasanzwe amagambo akomeye cyane. Hari amagambo avuga ngo nabonye ngo hari ikintu Uwiteka yanga, ngo ndetse akanga urunuka. Yego. Ngo kandi ngo kigatera Uwiteka agahinda, ngo icyambere ngo ni umugabo, ngo ni umuntu wabyaye abana benshi, ngo yewe yashaka akageza ku bana 100, ngo akagira ubutunzi, ngo ariko yajya gupfa ngo akabura naho ahambwa. Ngo ndababwiza ukuri, ngo arutwa n'inda yagize ute yavuyemo, ngo kuko iyo ntabwo yigeze imenya umucyo, ngo nta nubwo izagira. Joel, ndi kwiga kuri icyo cyanditswe, baravuze ngo ni gute umuntu yabyara abana 100 akagira ubutunzi bwinshi, ariko yajya gupfa akabura naho agira ute ahambwa. Igisubizo ni kimwe, yarabyaye ntiyarera. Yego this. Bivuga ngo iyo byaye nturere usaza nabi. Hari ubutumwa ashaka guha abagabo batarera abana.
bari kwiteganyiriza gusaza nabi. Yego. Unyihanganire nje muri Sekira. Nta kibazo. Hari umuhanzi njya muri no East Africa ukomeye cyane bita Diamond. Nigeze kumva interview bamuhaye, abagabo bari kumaza ati kuki utita kuri so kandi yaragize ute yarakubyaye. Aravuga ngo data yarambyaye ariko nta ku muhanda. No. Turi kumvikana nirwanaho. None rero ngewe kumbyara simbyibuka kuko yambyaye ndahari. Icyo nabonye nuko yantaye ku muhanda. Icyo mwitura rero ni icyo nabonye, simwitura icyo ntagize ute icyo ntabonye. Aba bana aba bagabo bari guhakana abana bakabata bakabandagaza bakariza banyina bakabashyira kuri za kamera. Aba bana ntibazi cyeje aba bana bazagira ute bazabacyo. Niyo mpamvu bakwiye kubitondera. Abagabo nabagira inama, niba hari n'ibibazo biba bihari bakwiye kwitonda, kuko umuntu wamaze kubyara akwiye kwitonda akarera kugira ngo ejo atazapfa asabiriza kandi abana be batunze. Atazapfira muri gare, atazapfira ku muhanda, atazapfira azenguruka asabiriza kandi abana be bagize ute batunze. Icya kabiri, ubutumwa bwa kabiri ndabuha abamama. Abamama nabo nibarajya babahamagara mwebwe abanyamakuru bajye bihangana basiga abana inyuma, kuko abana bashyira kuri za kamera bakabashyira imbere. Aba bana ejo bazaba abantu bakomeye. Ejo abantu bazaba mbega aba bana dukwiye kurinda abana Joel. Namwe banyamakuru nimurajya mujya gutangaza izi nkuru, ngira ngo itegeko ry'itangazamakuru rivuga ko umwana ukiri under age mukwiye kuprotectinga image ye. Nubwo yarekara mu burenganzira bwe, basi tujya twumva ijwi arira ariko ntitubone mu maso. Kuko nari arikurira nk'umwana watawe na se, ariko ejo tuzatumubona nk'umukobwa ukwiye kurongorwa n'umugabo ukomeye. Tuzatumubona nk'umugabo wahawe inshingano zo kuyobora ikigo kigize ute gikomeye. Kandi aya mashusho ntimuzayataho. Abanyamakuru rero ukuntu muteye, ejo bazamunoma kuba ministre, muzana ishusho nyina ise yagize ute yamutaye. Mujye mugerageza mu maske bari y'abana. Waruvuze rero ngo mbwira icyo abakristo bazayoni. Abakristo bazayoni nibagerageza bagira umutima w'authentique. Kuba umukristo so kujya mu rusengero, ari ibyo intebe zo mu rusengero zaba ari Kristo kurusha abazizamo. Ari ibyo udututi n'imitako byaba ari byo, ariko Kristo yaje gucungura abantu. Kuba rero abakristo kuba mu authentique bivuze iki? Bivuze ko umwuka ayobora amarangamutima akayobora umubiri. Abakristo bo muri torero Zion Temple bakwiye rwose kugaragaza ingeso za Kristo, uko Bibiliya yaravuze, Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ikindi bagerageze be gucibwa intege n'ibyo babona bumva, bagire ngo umurimo w'ukuri wagize ute warahindutse. Umurimo w'ukuri ntabwo wahindutse, ahubwo abahinduka n'abatarahinduwe n'umurimo w'ukuri. Urakoze cyane. Ngira ngo ni muri izo nama ndetse n'ubutumwa dusorejeho ikiganiro. Reka ngushimire cyane kuba wafashe umwanya maze ukatwumvira, ukaza tukaganira ibi bintu ukabitangaho umucyo. Nukuri Imana iguhereza umugisha cyane, kandi mukomere muri mutagwisari, muzabona umusaruro wivuga butumwa mwakoze. Kandi ni nabyiza cyane kutwiyereka nk'abavugizi ba bitoro rya Zayoni, umuntu porute parole ushobora gusobanura ibintu, n'undi wese wajya ugira ikibazo ku byavuzwe ibyibazwa ashobora kuzajya abona uyu mukozi w'Imana akabyekererisa cyangwa akagira icyo abivugaho. Ngira ngo nitwongera kubakenera tuburi tuzongera tubabone cyane rwose. Turahari ku bwanyu. Murakoze cyane. Asante sana. Amen.